waretse tugakomeza urugendo tukareba aho bizarangirira nimba tuzababona cyangwa se nimba ari imitwe ariko tuzanamo ubundi se niba ngombwa ko tubibura ubundi ubwo tuzakora iki nubwo tubibuze twanise warenza ikindi nyine no guhamamwe nkakorera ndi nkagura ibindi gusa nyine bibara njyewe buriya nubwo bangiruka gusa nyine n'impamvu ngira umuhate wo kuvuga ngo ngende ni uko wanangiritseho ibyaha byinshi pe ariko byari bikwiye nongera kubashimira abakunzi ba Shane TV Show abantu badukurikirana buri munsi isaha ku yindi uko dushyizeho ikiganiro mukadukurikirana ni ukuri pe tubafite ibihembo bishimishije kandi buri wese abigiremo uruhare ni poromosiyo ihari y'amafaranga 10,000 ku muntu wakoze subscribe comment nyinshi share nyinshi umuntu byibura winjije nk'abasabu 10 kuri Shane TV Show ubwo aragerageza n'abo bantu yakoresheje nyine amenye neza ko babikoze ubundi afatira screenshot atwoherereze ubundi atsindire amafaranga 10,000 areta tweza nimero ye ubwo namara kubifotora bahaye ikaze rero mu iki kiganiro murabona ko ntari njyenyine kumwe n'umutumirwa muramuzi musanzwe mumuzi ntabwo ari ubwa mbere mumubonye umva nyine ubu mubona muri kwibaza tugiye kuvuga iki gusa murabizi ko turi gushwana nyine byabaye ibibazo kubw'ikibazo cyabaye hagati yanjye nawe ariko wenda ndakeka uyu munsi tutari buvuganeho nabi ndabyizeye kambanze muhikaze ubundi dukomeze murakoze cyane ariko nabavuzemo akantu katari sawa yavuze ibintu byo gushwana ahubwo ko uyu munsi bivuze turi bwiyo ntabwo tuba turi gushwana ahubwo tuba turi gushyira ibintu mu buryo cyangwa dushyira ibintu ku murongo nabonye byarabaye gushwana kuko nimba ibintu byarajemo umugabo bikaba induru njye ntabwo mbyita gushwana mbyita gushyira ibintu ku murongo cyangwa se gushyira ibintu kuri gahunda njye niko mbyita ese ubu tuzakora iki kuko mu masaro kubona ibintu byabaye ibibazo ubona twamubuze ese kureba nyine twagiye tukamubura kandi akaba ariwe wabigizemo uruhare mu by'ukuri urambwira nyine wowe utarabigizemo uruhare mbwira wowe wishe gahunda muri make nabyita nk'aho wishe nkete nimba twarapanze kujya kureba umuntu warangiza ugahita ujyayo ugahubuka ukabimubwira ukamubwira mbere yuko tujya kumusaka numva wowe utarakoze amakosa atumira ko nyemba numva atari amakosa ese nagiye kubaza umuntu urumva birangira nako wagiye ubyihorera mu majantito ko tuziranye ubizi ndabizi wowe nta mutima mubi urumva ndabizi ko nta mutima mubi ufite ariko ku rundi ruhande ni gute ushaka kuyobya igisambo bita kuyobya ni ukuri kw'Imana pe ntabwo namuyobya ugashaka kumva yuko umuntu anyiba ubizi neza ko nanjye ubuzima buba bungoye nyine ubu nishimiye kubona umuntu agomba kunyiba umuntu wakwibye wangiza ukabishyigikira ni ukuri ntabwo mbishyigikiye mu musoro pe ni ukuri tubyihore warandakaje ariko nanjye ugeza ukandakaza rwose nese ubu nzakora iki nubwo twaba inshuti ariko se ubucuti se bivuze yuko uzajya unyuzamo ukankorera utuntu nka turiya inshuti bavuga ngo murasangira ntigucure ngo muragendana ntigusige warangiza ukankorera akantu nka kariya buriya akantu wakoze buriya wowe ari nkawe nkagukoze wakishima amasaro urabizi uriya si umuvandimwe wanjye urumva si n'umuntu nari nsanzwe nziranye nawe ni umuntu nahuye nawe bwo ndetse nari kwerekwa ko si umutima mubi nibura uruhare wagaragaje ni uruhe mu buryo bwo kundwanira mu buryo bwo kwibwa biriya bintu byanjye ngiye ariko kubaza amakuru ejo nibandoga ko ari wowe uzandwaza n'ubundi nibangirira nabi ko ari wowe n'ubundi uzanyirukaho ese ko bishyiramo kuroga mbese ko ari byo bamenyereye nagirana oya nta kibazo niyo mpamvu ntagomba kwizera yuko yabijyaniye gutyo buriya yagiye kumpemukira abaye ari we wayitwaye ubundi yaba yarayitwaye kubera ubukene yifite ntabwo yaba yarayitwaye kuguhemukira none se abakene bose bazajya baza gufatira iwanjye ibintu byose erega uvuga wese ntabazo uri bumwe ese ubwo ni ubwa mbere wibwe ariko rero nawe wakoze amakosa nibyo nkikubwira ni uko nyine wenda ukuri kuryana ariko wakoze amakosa yo kuba waramuhishiriye
iyo uza kutamuhishira ntabwo mba narabikubwiye ngo nurangiza ufata inzira wejyane wenyine ujye kumucira, ni nko kumucira isiri. Niyo mpamvu yagize gutya agahita agenda. Buriya ni nacyo gituma dushaka kutazamubona, ariko uzaba umemukiye pe. Ndetse nzabiriye kugira ngo byibura twongere twiyunge tumerane neza. Ntabwo nakurihisha, ahubwo icyo nari nkeneye no kugira ngo tugende tumurebe tumusake, natanatubwira nidusana n'ibyo afite atubwire uko byagenze. Reka tugomeze rero tumuhige. Kuba yarabuze ntabwo yavuye mu gihugu. Tuzamuhiga kugeza ryari? Tuzakomeza twirukanka inyuma y'umuntu tutazi aho turi. Hari ubwo yavuye mu gihugu, n'ubundi ari mu gihugu kandi barimutse. Ndahamya neza 100% ko atagiye mu cyaro. Ese ufite icyizere ko tuzamubona? Icyizere cyo nacyo ko ntaramenya aho yimukiye, gusa Imana nibidufashamo tuzamubona. Nase utambeshye urumva aho utaramemukiye mbwiza ukuri. Sinaguhemukiye, njyewe nakuzanyeho umuntu, ntabwo nayizi imico ye. Ubwo naramukuzaniye rero, ngiye kuba waramuzanye ugafata uwo mwanzuro wo kuvuga ngo ndamwemeye, sibyo? Waramuzanye nta kibazo, nanjye kuba naramufashe nta n'ikibazo. Twese twamufashije nk'uko natwe umuntu yadufasha, sibyo? Ariko icyo ngushenza ngiye ni ukuba waramenye ukuntu gahunda zimeze z'uburyo yanyibyemo, warangiza ugafata inzira ukagenda ukamubwira yuko ngo wibye mama Salomo, wibye mama Salomo. Wenda waramubwiye ati buriya nagufata muzabonana. Ibyo nibyo nyine agira ubwoba, bituma agira ubwoba, bituma acika. Mbese urumva warambaniye koko? Masara byone nabo nabikora. Nubwo nagiye mubwira nabi byo kumuhabura, njye nagiye nega. Urumva munetse ntunimuburamu amakuru. Mbona rero n'ubundi urumva rero kureka umuntu uzi neza icyo yakoze. Hakuze kuneka umuntu uzi ikintu yakoze. Aho yatujye dutinda mu magambo. Akuburizamo akaguhindura nk'ikigoryi. Umva nyine Berera, aho yatujye dutinda mu magambo, tujye dutinda mu bikorwa. Nk'ubundi kuvuga nti tujye kumuhiga. Duhigira hasi naje turobaririze twumva hano yimukiye. Ako ngiye ikintu mpfa nawe ni kimwe. Amajanti urabizi turi inshuti, ariko ngiye ikintu mpfa nawe ni kimwe. Kuki utemera ikosa wakoze? Nikosa wakoze bwa mbere ntabwo uri kuryemera. None urambwira ngo iki? Waragiye urabanza wica nyeti, uburira umuntu abaragiye. Ubu utararetse tukajyana tukajya kureba. Ariko kumubura se ngo binyungure iki? Nimba yanayigurishije amafaranga twaratangiye byibura ngo mvuge ngo ndamuburira. Kuba yariye wenyine ibyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko warishe nyeti y'ibyo twagombaga gukora kandi tukabigeraho. Ugafata igisambo tukagera. Umuzi y'ibibi. Yero cyo mbona cyaba cyiza uri kwegomeza. Ese wemera ikosa cyanavuga ugomeza kongereka y'ibyaha. Nukuvuga ngo nikosa nta nubwo uryemera. Irihize. Ngiye umuntu siramutumye kukwiba. Kuba nanagiye kumuneka, ntago nagiye kumuburira ngo yimuke ngacike. Nuko twari twabipanze. Tukagenda bundi gisambo ukuntu bagifata. Igisambo uragenda ukakigwaho. Ntabwo ubanza kujya kugiteguza yuko hari ibyabuze cyangwa byageze bite. Kandi ubizi neza ko ari cyo gisambo. Cyane ukure nawe. Nta n'ikintu twamuneka, nta n'ikintu wari kuba umunekaho ubundi. Gahunda kwari gufata igisambo. Naho rero n'ubundi azaducikira icyo nzi cyo. Kandi nyizera. Ubu nimba yarabiriye uzamukura he? Neza ubu nimba yarabiriye n'ubundi nuko utabimurutsa. Ubusa ko hari umuntu baherutse kwiba amafaranga 190. Ntago bafashe uwayatwaye bagasanga asigaranye 70. Ubwo se yungutse iki? Ubu se ninjye nangasanga asigaranye umupira umwe, ibyo bizaba inyunguye iki cyangwa nawe afatanye umuntu igihanga biba bihagije. Ninda kwereka aho yayigurishije. Naba adafite ubwishyu se nzamugira. Akwereka aho yayigurishije. Amugira nuretse kwikarakansa hano ubundi namubonye nkabona nta kintu afite ubundi namutwara iki. Nyine anakwereka aho iri basi ukanahabona. Waba ushoboye kuyigaruza ukayigaruza. Abaye yarayiriye. Ikibazo ahubwo byari ukugomba. Ese nyine barayirya ko bayambara. Ashobora kuyigurisha nyine ko ari byo mvuga. Nyine yakwereka umuntu bayigurisha akarya amafaranga yayo.
yakwereka umuntu wayiguze. none ngiye nyine cyatumye nkurakarira nuko twaretse ngo tugende tumugwe gitumba duhite tumufata, ariko wowe warifashe uragenda usa nkaho muri yakara uyobeje imirari nyine biba birarenze. nese uko umuntu wenda ibyo abanye byose abifata uko ashaka urumva, ariko ngiye ntabwo nigiye muri ryo rwara, ngiye nagiye mu rwego rwo kumuneka umanze ndebe ashani nawe ntabwo wigeze mbere umwana mwiza arahana rwose. reka nkubwire tujye tubwizanye ukuri rwose, nta nyungu mbifitemo. ariko urabyemera ko utigeze imbere umwana mwiza arahana? Ese narakwibishije? Erega njye wumva ibyo nkubwiranye, ukubera nagiye mu rwego rwo kumuneka, ntabwo nagiye ngiye kumuburira. Uriya si mukuru wanjye. Ntabwo igisambo bakineka, igisambo kigwaho ugafata ibyo ufashe wabibura nyine ugaseba, ariko wakiguye gitumba ntabwo ubanza kujya kugiteguza ngo byarabuze ngo bimeze gutya, kuko uba umuhaye no kubona uburyo abihisha, cyangwa se niba yaranabiriye uburyo azisobanura aba yamaze kubitegura. N'ikindi gihe ntibizongere rwose, cyane kuri nawe uragorana rero rwose umbabarire. Ikindi gihe bitazakubaho ku wundi muntu, cyangwa se bikongera kukubaho kuri nanjye, utazongera gukora ikosa ryo gufata igisambo ukagenda ukakibwira ngo ibintu ibi n'ibi. cyane ahantu nzanyagwana n'igisambo, ubundi uba waranafashe abayobozi bagahita bajyana bagahita bamufata. ndabona impuhwe ngiye kuzazireka. ntabwo umubuzire gufasha, ariko kuko ibyo ntaho bihuriye, kandi ari cyo kinkozeho. bigukozeho guteze ko nanjye ubwanjye Imana nimpa nanjye nzatanga. ese nimba mfashije umuntu akajya guhemuka nkasigara mbyitirirwa ndengana ntukwa buri munsi, erega amagambo y'umwira ntabwo aba ari meza. Igihe ikintu mpfa nawe ni ukajya wumva, ntabwo numva se gute. iyo uba wumva wakemera ikosa wakoze ukavuga uti ahubwo nemera ikosa nakoze, igihe cyo nakubwiye nkeneye kugendana neza, igihe cyo nakubwiye nti tugomeze tumuhige ntahazaducikira, n'ubundi ndabizi twagiye zara mu masomo bakamubwira ngiye mfite icyizere ijana kuri ko tuzamubona, ko nimba umuntu n'ubundi ataragiye mu cyaro tuzamubona. ariko ngiye shani yanjye uransetse, yewe mbwira ngo umuntu uzamubona ubundi tuzamukura tuzamushaka, ariko bigaragara ko uzi naho yimukiye, kuko ajya kwimuka yarakubwiye. mbese ufite icyizere cy'uko tuzamubona? njye mfite ibyiringiro ko ahari kandi azaboneka, ariko ubwo ajya kwimuka yaranabikubwiye. abimbwira se mumufashe iki? nawe mumwishyurira inzu, nawe mumwishyurira umukara n'umutwazi ibintu. none se umbwira ute ko tuzamubona kandi utazi ahantu? nimba umuntu yari ari ahantu akaba yarimutse, sibyo? twaba twaragiye kumureba tugasanga yarimutse, izi saha ukaba umbwira ngo tuzamubona nyine kubera ko uzi aho ari. icyatumye tumumenya nicyo kizatuma ataducira. dufite amafoto ye, abantu baramuzi, bigaragara ko amufitanye gahunda. urajya kwimugara nabikubwiye jya umbabarira. ubu abantu badukurikira ibiganiro bo ubwabo ntibamubona, akavuga ati twamubonye, bo ntibamuzi. nimba bamuzi se shaka wagiye ureka rindira ahubwo wowe umuntu wo ku Gisozi azabona umuntu uri i Nyamirambo gutya cyane rwose. nose nk'abantu badukurikira n'urugero tujye tubyihorera, reka ngo urugero rwumvikana nziranye yose ikinago nta kuntu yajya kwimuka. mama saro ntabwo yamukira ngo binyungure iki, wenda ngiye tubare ko yanyibye. ngiye nk'umuntu wamufashije buriya agiye kwimukana nabikubwira, ni nayo mpamvu wari wenda ushyira ku bwizere kuko tuzamubona. ntazapfa kumbwira ngo tuzamubona gutyo, reka mbanze mubwire, sibyo? ngiye nasabye papa Gentil nimero ye, urumva? ndayihamagara usanga ntayiriho, wenda arwaye itari ngira ngo nzamuneke, turebe nimero yaguhaye, munekeshe n'undi muntu. yewe nari kumunekesha n'undi muntu, nyine turebe nimero yaguhaye, turebe ko bikora. nimero yamaye reka nze nyikwereke. nimero iherwa na 07 iherwa na 07 niyo papa Gentil yampaye, urumva? mvuga ati wenda nzafata undi muntu mbari we nyikubita amuhamagare nyine amuneke, niyo da yumva ahantu aherereye. ese urumva hari icyo mba nakoze? ntabwo mperuka kuyicisha ko n'umwana ni kumuhamagara n'ubundi ikintu byamara, ko numva ko tuzagenda tukumusaba mu rugo
byose bigahita bikemuka tugira umwaka tuzaba harimutse cyane bari ikintu cyambabaza n'ikiriya rwose reka nkubwize ukuri twarabanye urabizi tubana neza ariko aka kantu rwose kijombyemo katari keza neza manze mubaza ikibazo sibyo si yabanaga n'undi arabwo yibanaga wenyine ubu ngubu nimba barimutse nine kuri ya mugore bamwe yaninje kugusura n'abana nkuzaniye ibi nibazanga kundangira aho baba ikingenzi sakara uko ahubwo ikibazo twiga uburyo tugomba kubigenza bishyire mu bikorwa kugira nemere ko ibyo bintu utabiri ufite mu ruhare twiga uko tugomba kubigenza twongere uhavuga ngo nyine mushani yangira sibyo ntabwo wandwaje ukanjyana kwa muganga ukanjyana mu bitaro bakansuzuma bakamburamo indwara ntabwo wari uzi ko ndwaye malariya se byarangiye gute wasanze hari malariya ndwaye ntabwo yari malariya ese ibyo bari bankoreye n'ubizi ni iki nashingiraho noneho nizera umwana w'umuntu ngambwira nyine ndi kumva nta cyizere gifite abantu sibyo ariko nyine niba ni kuko yanti tugiye gufatikanya urumva dutahirize umugozi umwe tuvuge ati turi gukora iki noneho ngewe rero kugira ngo wereke ko mbirambiwe sibyo ngenda ndabirambiwe aho wahereye umbwira ngo tugiye kumureba ngo turamuzindukira ngo turagira gute gahunda ubu noneho mfite wowe wowe ngiye gushyira mu buyobozi ugatanga uwo muntu noneho ukerekana ahantu ari nta kibazo rwose nimba ari kubishaka wowe nshyire mu buyobozi urumva burakora igikwiye ubwo nimba nduri hanzari nese ubwo ngiye nimba udashaka ubwumvikano wagira ngo ngiye ngukorere iki akuri gukina n'ibintu utazi buriya nawe urananizanye ntabwo ari kunanizanya ariko nawe wishyize mu cyimbo cyanjye ukaba uzi neza uburyo mbayeho n'ubuzima bwanjye nawe ubwawe washyira ubwenge ku gihe ukavuga uti nyamara uriya muntu abavuga yababaye ukumva ukabona bwaracuramye mvuga mbabaye ntabwo mvuga kubera yuko ibyo ngibyo uri kwivugira ntabwo ngiye mbizi abasore muri kamubwire sibyo bitewe n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo n'ubuzima aba abayemo urumva ndi mu bantu navuga babayeho mu buzima bugoranye buranagoranye pe kuko nta kintu na kimwe nshingiyeho cyahoze urambabaje mu buzima gusa kora ikikurimo sibyo nimba wanze ko tutahiriza umugozi umwe uduhiga umuntu ukaba wumva ushaka kunjyana ngo weze nta kibazo nyine tumuhige gute kandi buba yatubaririze senyera umukozi umwe tujye inama tukomanga ku gipangu nk'abashakisha imyenda ishaje si ukuvuga ngo turagenda dukomanga ku gipangu turabanza duce kuri uriya mubyeyi babana cyangwa nk'abahoma amajerekani turabanza duce kuri uriya mubyeyi babana twumve icyo atubwira kandi yarimutse turamuneka ndabizi arabivuga njyewe ninyemerere ubundi nkwereke action cyakoze ni ukuri pe ubu mbabaje nawe ntukajya wifata gutyo umva nk'uwabaje se iki wowe ubiyobewe ndetse kwijijisha ubiyobewe ko nawe wakoze amakosa ese ubwo nimba ndi kuko yaduca kuri uriya mubyeyi tumuneke bishoboka byose uzi ko igihe cyose tuvuganye nta na rimwe ndumva uvuga atari kuzi ko ari byo wenda ibyo nakoze naba nararangayeho nemera icyaha afite se nemera icyaha afite noneho fata iya mbere nimba ibintu byarabaye twabishakiye umuti kugira ngo tujye duhora turyana ngewe ubu nari nzi ko uyu munsi tugiye kwiyunga ibintu bigaca mu buryo bwiza gute ibintu bitarakemuka ubu numva tugiye ngo tugiye gukemura ikibazo kikava mu nzira ariko uba wakomeje fata iya mbere ugenda sinzi inzira uzacamo iyo nzira ushaka kumbwira ngo nagiye kumuburira ngo nagiye kugera gute iya mbere nyine umbwire ngo dukore gutyo kandi ntabikubwiye ko ntagutera ingabo mu bitugu kandi igitekerezo cya mbere nakizanye ubundi siko byari bimeze ko ari uko nciye inyuma ukajya kumubwira ngo nunguke iki se gacika agende ngo umucikishe nunguke iki njye igitekerezo cya mbere nakikubwiye duce kuri uriya mubyeyi nibyanga tuzatekereza ibindi tugomba gukora nyuma gufasha ni byiza ariko gufata inzira ukabwira umuntu ukamufasha wenda mu buryo bwo kugira ngo ahemukire undi muntu nabyo ntabwo biba ari byiza ariko mama Saro kuzi ko wancumbikiye igihe kinini ushobora kumumenya ko yanabitwaye bitewe n'uburyo abayeho nabi uvuga uti reka ne kumuraburiza ne kubivuga sibyo burya mfata uko ntari niyo mpamvu rero mba nkubwiranye ntabwo biba bikwiye nimba rero iminsi wancumbikiye ngenda hanze ubu ndi wo kukwitura ikintu kibi kuzi ko wancumbikiye utanyanze aba narahavuye ntaguhemukiye
gute njye ntaguhemukire nangiza nkakohereza abaguhemukira nyine none se kuki nkubwira ngo tumufate ntubyemere none ni ukuri urambabaje kuki nkubwira ngo tumufate wowe ntubyemere urambabaje cyane pe njyewe nkundira duce kuri uriya mumama urumva tumuceho n'ibyanga duhiga izindi ngamba ariko twatahirije umugozi umwe naho ukura muri shishu twashwanye byagenze gutya waciye aha reka nkwereke rero none reka dufate inzira tugende nonaha nta kibazo sibyo nta kibazo rwose tujye tujye kumureba tubanze tumuhamagare ejo ku mugani tutazajya twirwa ducyocyorana hato tukazanahurira mu nzira tukarwana ndabona aribyo bisigaye kuko mbambana rwose ntera bigezeho ikibazo cyareka nawe ntujya wumva uvuga uti reka nibura numva ibyo ambwira mara ibyo ngenderaho wowe uba ushaka nyine ngo ukore bya bindi byawe numve ko ugomba kunyumvisha ibyawe kandi ntabwo byakunda hejuru y'ibyanjye mba narabuze kandi uri kungerekaho ibyaha byose ndetse byazara ubwo mvuze ko ari wowe bitwaye ahubwo ko waburiye umuzimu reka duhamagare uyu mumama tumuneke bihagije sibyo kankureho kamera tubanze tumuneke ibindi barabikurikirana nitugera tukamubona n'ubundi ndabicisha kuri shanete zisha babibona nibyo byaka rero nanjye na mbere hose bikora gutyo biba byarakemutse ko ibintu byo guhora turyana rwose simbikunze bakunze ba shanete zisha rero mubere tubabwira tuti tugiye guhiga wa mumama rero mutubona ko twibereye ahantu hadasanzwe ntabwo ko hadasanzwe gusa twahamagaye wa mumama babana aturangira ahantu ubu niyo karitsiye duhagazemo aturangiye karitsiye turahagera tugiye kumuyoboza neza igipangu ahita atubwira ko adahari umusaro gusa ubu none barongera kuwundenganya inshinze ibintu ntazi kubona nta muhate mfite gahunda ni ukuzafatanya tukamuhiga natwe twagira dute nkomeza tukamuhiga nanjye zumva ndushye niyo yayo baratugendesheje ntibabuze byose nta kindi twakora nyine tugomba gufatanya tukagira gute tukareba nyine igihe azabonekera tukaganira nawe tukumva ibimurimo nyine nawe tukumva nimba erega buri wakwibye ntabwo wamuyoberwa byanze bikunze iyo waganiriye n'umuntu burya ngo uyoberwa ukwibye ntabwo uyoberwa ahaguhishe ariko ukwibye we ntabwo umuyoberwa ikintu ngenda kumva numva uyu mubyeyi turi bubazindukire mu gitondo rero byaba byiza tukaza mu gitondo hakiri kare tukagera bataragiye nabwo urashobora kuba tubwiye nyine ngo ntaraho yagiye gukora kandi wenda ari gahunda nyine yikanze ushobora kwikanga akavuga ati rero no kutamenya reka nayo guhita mbiteza kutamenya igipangu umuntu arimo biba bigoye nabyo ariko shabe bakoze urugendo undi yadukoreye akantu aho yaducikiye tutamusatse ahantu ni kure nawe undi buriya yaranaturangije dushatse utwana tuzi gusa nyine nawe wari warangaye wararetse tukaba twaragiyeyo kare ariko gusa reka twe kwicuza ntabwo n'ibyo ibyabaye byose ni igena ry'imana nta kintu twarenze reka twe kwicuza ibyabaye ahubwo turebe imbere turebe igisubizo cy'ikibazo dufite igisubizo ni ikihe wowe ugereranyije nyine ngo mbwira igisubizo cyawe ese twatangiye waretse tugakomeza urugendo tukareba aho bizarangirira nimba tuzababona cyangwa se nimba ari imitwe ariko tuzanamo ubundi se niba ngombwa ko tubibura ubundi ubwo tuzakora iki nubwo tubibuze nizo warenzaho ikindi ubwo nyine ni uguhamamwe nkakorera andi nkagura nyine gusa nyine nyine ibibara ngewe buriya nubwo mba mbyiruka gusa nyine n'impamvu ngira umuhate wo kuvuga ngo ngende ni uko wanangiritseho ibyaha byinshi pe ariko byari bikwiye bikwiye se gusa bikwiye kuko wagombaga kureka umuntu tukamugeraho tukamusaka ntabwo wagombaga kumuteguza yuko hari ibyibwe kandi bikenewe waramuretse tukamugeraho twese icyarimwe byaba ari ibifatwa bigafatwa byari ibyo tubura tukabibura gusa ariko nibura twajyanye ntacyo byabaye biba byabaye nyine ubwo n'ibyaha byangeretse ukabona narabyemeye gusa tujye mu muhate wo kuvuga ngo tumubone
dukore akazi nk'uko twakiyemeje ntabwo mu natumye gitondo duterera imisozi uwo wari uherutse kubona umwumbati nk'uyu nguyu hari igitangaza kabisa umureye ikosora neza nyine ntacyo utazanzanira ninjye wari ubyishimiye kubeshya sinari mperutse kubona imyumbati myiza nyine ninjye wari ubyishimiye njyewe ivumbi ryaturenze ubyishimiye ariko nyine hari igihe umuntu arangara reba ibitaka biri mu nkweto zanjye ukuntu bingana ni kwa kundi umuntu amanika agati yicaye akamanura ahagaze rero nawe byibura wambaye n'inkweto zifunze gusa twitahire twigire kwirebera abana nta kundi nyine dutahe nta kindi twarenzaho gahunda ni mu gitondo ubwo inkoko niyo ngoma nta kibazo yahize abakunzi ba shane tubishore reka tubasezere dusange abana tujye kwita ku bana murabizi ko turi ababyeyi ubwo ibindi turagenda wenda tubiganiraho uko n'ubundi urugendo tugiye gukora nanone ni rurerure kugira ngo tugere mu rugo ahaba n'ahomba wenda hari n'ibindi tugenda tuganiraho gusa turabakunda kandi mukomeze inama zanyu muri komenti turazikeneye Mama,